ibibazo byo muri no misi. Simbizi. Abaje baramutse. Mwazindutse noneho. Byabaye ngombwa ko nzinduka. Ide nanje nabyokeye mu masoko mbaga nazindutse kare ni ibisanzwe ariko nyine narindeze mu mwanya wo gushaka ibyo kurya hatutontu nkenera ndakenera two kuja gushaka ku muhanda hariya nanje kubwanga amafaranga niyo mpamvu narinje. Kitari n'iki. Inyanya ntazi hari ubunyobwa. Ako ubunyobwa musigaye munywa no mu gikoma. Nyarega tugomba guteka neza mabuja neza tuje turateka duke kandi ibintu bihari. Ubunyobwa nazinje ubundi burashize. Yego burashize rwose tugomba kurya neza rwose pe. Nari ikintu ukeneye n'iki? N'inyanya n'ubunyobwa n'intoryi si nyene nk'ibintu ndabyibura by'ibihumbi 10. Abantu uyu muntu se ari gushaka kuntwereza ibikira afite ubukwe si Mama, we ntoje kwitegura nyine ngo nagiye ku ishuri. Aribi ariko si yemwe kwa bandi bana niko bona bari gukoresha amakwe weho ni ryari Nese ushaka ngo nkoreshe ubukwe nyiri kwiga? Bivuze yuko wenda nibwo waba uri kwiga hari n'umuntu wakunze. Naramukunze ariko biragoye. Amafaranga ntahari. Harahari ariko nyine kankubwira ikibazo gihari. Njewe ndamureba nkumva namukunze cyane pe. Nkashaka uburyo namugeraho bikanga. Bitewe nuko ubushobozi mba ndiho ntayanyemera. Kandi ndamukunda cyane umva. Amafaranga arahari ntugire ikibazo. Ubu siyende kumutwerera si ukumufasha nyine ngo akoresha ubukwe. Nese mama bubaza. Ntibazadutwerera se natwe. Waje gusaba umuntu urukundo ukajana amafaranga. Cyane rwose amafaranga arakora. Mu bicumi byose. Ibi ngibi none reka ngiye kugareza 10,000 ubifate neza. Sibyo? Ubifate neza rwose ukumye ngo nzakongeze nemeye kukongeza 10,000 none ugiye kuba ngiye kujya buri munsi ujye ugabanya ibiteka ibintu bikeya. Izo nzabikora uko bishaka cyambere rimwe nuko mbafite ariko mabuja nyine urabona ya gahunda nakubwiye nkanje kigiye ugomba kuba gahunda y'ibiki yindi nyine nawe uzi sinagwize twaganiriye ndi harama amafaranga sinagoye kongesha sare ikintu ushakaho amafaranga rega nani kimwe ariko na ya gahunda nyine nakubwiye nawe uri kucyuma ubuvuye uragenda gahunda yanjye nawe se yiye kabengiye ubwo rero uri kubyibuka ariko ndabizi urabyibuka ugire ndabyibuka nihuta kijinje waranyanya giko Mama na nubundi ubimbashije na gahunda na mfite yo kubikubwira ubimbashije nta bitekereje yego umva kuntu ibintu bimeze jewe nizere ko umukobwa kwa Jira umuzi nuwo ntago umuzi umwe wakayobe tekereza neza urahita umumenya wakangahe wa undi w'imfura umwe watsinze wa undi Tina uwo uko namazina yose nayamenye ariko nzanayamenye mwaravuganye se njewe mvuga ukuntu bimeze nyine naramubonye numva ibyishimo ni byinshi ariko umukubita amaso gusa ariko ubusahize ndi gushaka uburyo nzabona nimero niba ndazibona sinze ariko wabyihora ko ndi gutwerera umuntu hano kuri telefone ndashakisha uburyo batwerera noneho subize se ndashakisha uburyo mbona nimero ze wenda tuvugana byibuze iminota 20 ku buryo azajya kuva ku ishuri tuziranye tutarahura ngo tube ngo ntago nkuzi nta nkuzi azaza tuziranye kandi icyo nzico tuzanabonana sinzi wowe niba ubyumva neza uramukobwa uramuzi umubona gute nta kibazo turi kimwe ariko umva urananye ndamwemera burankundaga abakobwa b'inzobe cyane uri njesi ariko nta nundi nabonye wanamuruta cyane amakuru y'iminsi amakuru ni meza maze iminsi ndi kukubona mwiza inzira
nkakwibazaho ariko ndabona buri munsi rwose wagenda amakuru ni meza uri gututuruka he njye mba muri zino karitsiye nyine ba mwezi karitsiye yego okay wowe se dore nanjye mbaga hano gutyo ukase ubwo nyine naringiye gushaka ibyo kurya no ku muhanda ndavuga atari ko umuntu gute mubona buri munsi nta kumubaza ngo yitwa nde ibyo bintu bishoboka bite niyo mpamvu ubonye ngo usuhuje singaragaza ko nishimye cyane nk'umuntu urambona cyane rwose none se hano niho wanyu cyangwa aha ngaha hajaga kubona ko ntabwo ari iwacu ni iwacu nako nuko sinzi uko byari bigenze ni iwacu iyo wongeye guhaha okay ni neza noneho nanjye mba muri zino karitsiye gutya okay ni nabyumvise ariko buriya numvaga cyane ahubwo wanyibwira ko ntanjye uko ndi kugenda tukamenyana ariko nta nico bitwaye kwibwira ni ngombwa se ni ngombwa nk'umuntu utuye hano nanjye ntuye hano hari n'igihe twaje turagira ugasanga ibintu bigenze neza ubundi ni nkaho wakagombye kunyibwira mbere yo kugira umbaza ngo urinde ibyo biroroshe rwose ubundi amazina nitwa Kigingi nta muhungu uhisha izina rwose ibintu birashoboka se mama ubwo nyine reka nje kwishyura amasaha arageze ariko nawe usigara ubitekerezaho nk'uko naje ngiye kugenda ndi kumutekereza ubwo icyo ngiye gukora kibanze no gushaka nimero ze ukuntu nzazibona ubwo ndamushaka nyine nawe usigara ubyigaho sawa sigara amahoro nawe ugenda amahoro okay aho ni sawa ariko kukwibwiranye ntabwo ari ngombwa burya ni ngombwa ntacyo bitwaye none se urabona mwiza nkawe kwivuga bigutwaye iki rwose si ngombwa ko nta hantu twahurira njye nawe nta nubwo turi kuri rev imwe tu kuba tutari kuri rev imwe ni kimwe ariko no kuba turi guhura ni ikindi kandi ibintu byose uzi ko ari ubwumvikane nyine urabona Kigingi nanjye ntabwo noroshe ariko utagira ngo nje ndoroshe gutyo gusa okay size mwizi warasa ku ntego icyo ushaka kumbwira nkagenda kuko mfite byinshi ndi gutakaza ubundi usibye gutinda mu magambo muri make ubundi rwose nje narakonye numva ndakwishimiye cyane nkunda kukubona nyine nkakwitegereza ngasigara ndi kugutekereza aho ndafashe umwanzuro nyine ndavuga ati reka nkubase neza amakuru nkubwire byose ariko subuya cisha utari kujya kure reka mubwire bikubera ubwa mbere na nyuma utekereje ibyo ngibyo sindi kuri revo imwe nawe nta n'ahandi hantu twazahurira kandi nizere ko wumvishe neza uhurugutira amatwi yawe neza fresh nta kibazo rwose ngaho sina ngombwa ko unansezera wari uniye na stress mani winkora icyo genda ariko ubyigeho ndabizi mu manza agakwihagarara tugiye kuhagera singirira ishyamba ndi kubona hariya urabasa ariko tugeraneyo nitunageramo tubibare turebe ibikuze kugira ngo tubone uburyo tubibuze gupanga uko byagurishwa oya ihangana ariko ntitugiye kuhagera se turahageze muri metero 10 urabona tutahageze dukomeze ni wowe cyangwa mbese hari undi ubona mubira mani ntabwo ngiyoberana muri minsi muri minsi ntabwo ndi guhoberana habura iki ibihe byarahindutse nyine gute niba hari uko wari unzi ubu byarahindutse maze iminsi nyine ari akantu nshaka kugira nkabura ahantu ngahera habakuru narakugeraga nyine nkakururira mbese ukamburira umwanya nkabura uburyo nabikubwiramo ngambwira vuba nyine iyo minota 2 kuko ntabwo uri buyirenze
ni ibintu bigoye kubivuga ariko bimaranye iminsi ku mutima ku rwego rwo hejuru pe basumba baje mu gisubizo cyiza ndakumva nashaka kukubwira ko bigoye cyane gusohora kabiri kwanga byatari nashaka kukubwira nyine my gosh biri kwanga gerageza birakunda ariko nyine kangerageze nkubwire kuva twahurira kuru nko kuva dusoje nawe ushatse ndakurira nshaka kukubwira ko nkukunda unkunda mu nzozi cyangwa no urukundo rwandi rw'abakundana zazajya no mu gihe kizaza nyine tukabana nyine ubu si ni wowe umbwira ibyo bintu n'ibintu wankoreye cyangwa hari uwagutumye ninjye bikubwira urangiye igisubizo cyiza naguha urebye ukuntu umeze harya nyibutse n'ibiki nagukoreye ntabwo mbyibuka neza uribuka ahantu twahuriye mu muhanda uribuka ungurisha gitari nanjye ubu bakaba barayimfatanye mu buryo bwo kumfata nk'umujura ubundi wari wayikuye he wari ukuvuga ngo ugiye gusubirayo hariya ubona ko turigezemo byabaye na nini ni ahantu naherukaga ari dutoya byose byarakuze ahantu nakubwiraga ko nasanze ibiti ari bitoya ndabona byarakuze ubu kugurisha ntibyemewe hari icyo bitwaye ndabona biriya byavamo n'imbaho biriya byavamo madiriye amapuranche muri byakunda kugurisha nta kibazo mwiriwe neza muraho kandi meze mute meze wowe nakekaga ko ugiye kwica gahunda yaho ubona saha unyerejeho gatoya wari wibagiwe gahunda nari nkereyeho gatoya nyizantu bampa agacupa ngaho rirebe rero dore shamba nakubwiraga kugera hariya muri ziriya mbibi hariya hirya ku miyenzi gataka gutya ngejeje hariya ku gakiriro iri shamba ryose ni iryanjye hari urundi runini ruri hariya ku mbi ubwo narwo rwometse kuri iri ngiyi nabambwiye ko ari urwawe ni urwanjye niko bimeze nakoze ikofi amashyamba turiya dusozi twose ariko ndahindagurisha guhera kuri iri ngiyi niryo ririmo ibiti bikuze niringiri ariko ari umukire niko bimeze mwarakize ni umurage w'abasaza niko byagenze nibyo babasigiye nibyo badusigiye impano z'ababyeyi bari bambwiye ko uri kugurishwa yego ntabwo ari ukugurisha ndavuga nti nzaza mbashake nuko muringurishe nditeme yego ntemaga ibiti nkabaza n'imbaho nanjye nshaka ngo rizongere rishibuke ibi biti binini nshaka ngo bikuremo yego munca amafaranga nije urigeze mu bwa mbere oya ibyo ntabwo bikureba icyangombwa nuko nkugurisha ahubwo miliyoni 10 nizo ndi gushaka haragakombo nshaka 10 yego miliyoni 10 kankubwire vuba ndi kwihuta kuko mfite izindi gahunda mfite miliyoni 4 ntabwo ndashaka kugura ikamyo miliyoni 4 ubwo nazongera ku mafaranga mfite ntabwo byakunda kubera ntabwo ari ngewe ni hasa ryanjye turasa fresh tumeze fresh neza ntabwo ari ngewe niba waratekereje ko ari ngewe ntabwo ari ngewe akuri no kuntera umwanya kuko iminota 2 twavuganye yashize ako njye ikintu nakubwira ukurikira ugusiga ugasiga ugusanga ubwo nyine uzashakira ahandi ntabwo wabinkora please shaka nzanamubona mfite amakashi ntabwo nsigaragamo utararenza zingahe nenye oya urongera mfite enye mfite wagira nka miliyoni 8 ndi kumva utangiye amafaranga utangiye kuyamanura ntabwo uzi ikibazo dufite imodoka yanjye irashaje ndashaka gushyiramo akadifu ayo mafaranga ntabwo byavamo ntabwo byakunda yewe mfite amafaranga ndongeraho nyine namwe nibura njyewe nagukuriyeho miliyoni 4 nako nagukuramo miliyoni 4 ukishurisha 3 noneho uyu nguyu uri kugukuriraho ayo ngayo ubwo afite yari bwongerewe yego sibyo mfite amafaranga rero kankubwire ngiye kongeraho amafaranga akanongeraho 500 ntabwo byakunda byo ntabwo sinasubira inyuma 6 zimpe neza fresh kuko uyu nguyu we yarongeraho 2 igikoresho nshaka mu modoka yanjye kiba kibonetse kambabwire rero ninzi utangaga amafaranga menshi ntabwo wabimenya hari abandi nzabitema byose mbikuremo ugakata neza kugira ngo byongere bishibuke uko mbishaka nzatemesha imashini niko bimeze ahubwo mfite imashini zindi ziva Uganda nizo zitema biti bikongera bigashibuka mfite imashini ya ruhurura ariko nanjye mfite imashini wazaza nkayigukodesha ahubwo imashini mfite oya mfite izanje ngusha imashini nta kibazo reka mbabwire rero
ndabahe 5. oya miliyoni uri kuyinkatira icyo ya ne 5 ubwo noneho kambe mfite amafaranga ariko hari igihe nshobora kugurisha urabanuye bikarangira uritemye ryose kandi nshaka ngo urobanuremwe binini wahamagara umuyobozi w'umudugudu ahangaye ishyamba ryanjye riri akaza tugakora amasezerano ahari ntabwo nkwizeye neza umucuruzi kandi agira amanyanga ushobora gusanga umuzanye imashini ugakuraho byose kandi nshaka ngo uzateme kiriya na kiriya birabyavamo imbaho mbese nibyo nshaka ko bivamo mudugudu niko bimeze ntabwo nagurisha ubuyobozi budahari cyane mudugudu niko bimeze ariko ndatsinzura muhamagara ndatsinzura ntabwo uratsinsura urankora amasezerano yuzuye ndatsinzura ni ibiti by'indobanure bikuze byeze n'ubundi twemererwa gusarura ibyeze tugiye kubikorera imbere y'umudugudu ndatsinsura oya ntabwo uratsinsura ntabwo watsinsura ahubwo nazana abandi bararobanura ntibatsinsura nguhamagara mudugudu reka rero nze mpamagare mudugudu kugira ngo aze dukore amasezerano mu buryo bwemewe cyane ko no gutema ishyamba ubu ngubu bisaba gusarura iryeze yego ubwo rero utemye ntabwiye mudugudu cyaba ikibazo muhamagara utandyarya sawa reka mbikore reka nkande iyi telefone ndebe akanimero ke yego kuko nari nsanzwe ngafite reka nshireho parirere tu nawe ubyumve yes mudugudu ni wa mukire ufite ishyamba hafi mu mudugudu wawe yashamba njya mbona rinini ku mudugudu impande y'ibiro by'umudugudu wa Condo okay ni iry'umukire witwa Murenzi uranzi ngiye utembera hano mu duce twiwanyu njya nkumva ariko nakakubonye ubwo nashakaga iryo shamba nkamubona okay nari natemberanye n'umudamu dushaka kureba ku buryo twagurisha ibi biti birimo bikuze kandi nari nabonye n'umukiriye wasimbuka ukadufasha gukora amasezerano nanjye nari ndi hafi hano hafi ku mudugudu by'umudugudu reka nsimbuke mpagere ariko biba ari ibintu bifite gahunda bo bifite gahunda simbuka nanjye ndashaka gusimbukira mu murwa ko hari agakoresho ngiye gushakayo simbuka vuba vuba nabonye rikuze reka mpagere turebe twumve uko bimeze sawa simbuka fast sawa gukora amasezerano adahari barumva atari sawa kandi buriya bikomeye cyane ni umuraziranye aramutse neza mwaramutse muyobozi mumeze mute ni sawa biba byukiye mu bikorwa byanyu narindi gutanga twa raporo ubu niko mvuyemo mu mpamagaye mbese ntari naturangiza okay wamukiriye wanje yarahageze na madamu twamaze kumvikana ubu nta kibazo twamwakiriye turi kumuha iyi mari ese no witwa Murenzi njyewe najyaga nkumva ino hose ngo Murenzi wakize ngo amashamba nahe ngo ni Murenzi nta nubwo ujya ubona imodoka zitambutse hariya zanditseho Murenzi nazibonaga ariko nawe ni Murenzi ziba ziriho na plaque z'amahanga niyo mpamvu ntabwo wahita ubimenya okay tuve muri ibyo rero yego none uyu mugabo mwumvikanye gute twumvikanye ibiciro twadyemeranije ampaye miliyoni 5 ariko ni ukurobanura ntabwo ari ugutsinsura uyu mugabo ndamuzi naho hose ni ikirangirira gura ibiti amashamba afite n'imashini agenda atema mbese urebye yatemye ishamba rinakura neza yego nanjye nabimusabye ngo azakoresha imashini kandi azajya bitemera hariya hasi hano gukatira hejuru none mwifuzaga iki ni amasezerano nyine kugira ngo ejo udasanga ngeze ku ishyamba agasanga yatemye n'ibidakuze kankubwiye rero uyu mugabo inaha turamuzi ni inyangamugayo kuba ari inyangamugayo rero ibyo kwirwa murandikanwa ndumva ari iby'ubwenge nawe uramuzi ndamuzi nimba muvuganye yuko azarobanura ibiti bikuze gusa ubwo mwakabibaza mukavuga muti wenda uzatema ibiti 200 nangwa 100 noneho wazaza ugashyira umukozi akakurokorera nimba koko uyu mugabo yaratemye bya biti mwumvikanye bo reka tunahita tubisoza noneho ngaho nanyishure urukumva kuzatema ibiti nkaza nkongera nkabara nzakubarira cyangwa madamu uzaze umubarire kuko nge nzaba ntahari amazambarira n'ubundi abari buhereza amafaranga urazumbarira muha amafaranga y'abari miliyoni 5 nizakubwira uzumbarire n'ubundi uyu ndishura ku ntuza ndakanda akanyenyeri
niho nkunda kwishura mfite amafaranga babaranzi ba mutugudu utwo dufaranga ko ari dukeya ku bindi utunyuza kuri telefone waba yampaye utwo ni dukeya utunyuza kuri arandi mfite hano ariko ndaza kuyabaha agacupa niko ntabiteguye nta kibazo sha uyu munsi irimo mama yangu ujya mumpamagariye ukuri urakoze mama n'abayobozi baranzi ushobora kuba uri inyangamugayo cyane kabisa ingira ntuza bo 078 15 yego 62 yego 18 18 sawa ngo 18 18 urasanga amazina Murenzi sawa Murenzi yaje byakunze murakoze ari amafaranga mfite hano ngiye kubaha agacupa kugira ngo n'ikindi gihe tuzaje tukorana oya naririya wazarigura riri gutonda naribonye urafata wowe uranywa kantuza mukunda kunywa ka fanta nawe bumvikanye nibwo bwiza nawe fataya ndagushimiye mudugu urakoze urakoze nubwo muguze rero muguze ku bwumvikane kandi uyu mugabo turamuzi n'aha hose ni ikirangira gisanzwe agura amashamba ntahemukaga akaba inyangamugayo nawe Murenzi uko numvaga ko Murenzi ari umuntu w'umugabo ungana gutya uhuje n'ibikorwa afite hano bigari ufite amashamba menshi hano bagenda bavuga ngo Murenzi nawe rero nizeye yuko uri imfura mwese ntawe uzahemukira undi uyu nguyu turamuzi ni inyangamugayo nawe nkwizeyeho ubupfura uyu nguyu akora uko mubyumvikanye nanjye mudugudu nzaba nkubereye maso nzanda kureba nimba uyu mugabo atari gutatira amasezerano mugiranye atagira inyandiko murakoze rero turabashimiye sawa rero urakoze cyane yego sawa urakoze noneho reka tube dusimbutse tugende